What's up guys? Nizere ko mumeze neza bitewe naho muherereye n'abatameze neza mwese mukomeze kwihangana Imana iborohereza. Ni kuri DGTV show muramuzi Dorcas. Ariko hari igihe waba uhageze hano ari ubwa mbere ariko uyu munsi none nkaba ngomba kukwibwira. Ni Dorcas rero ntajya hinduka. Nyemerera ngushimire wowe wakoze subscribe nawe ugiye kuyikora Imana ibamera umugisha. Muze rero dukore gahunda zacu. Uhingukiye hano bwa mbere twakunze gukora gahunda zijyanye n'uruhu nizo turi kwitaho muri no minsi. Nibyo twabonye abantu benshi bagiye bagiramo ikibazo kandi nabyo muri no minsi kubera ibintu byagiye bihindagurika abantu benshi bafitemo ikibazo cyane cyane kijyanye n'uruhu. Rero maze iminsi ndi gutanga umuti ujyanye n'umuntu urwaye ibiheri. Niba urwaye ibiheri iyi video ni gucike yirebe yose mu kuva ku ntangiriro kugeza ku iherezo ubundi uze twivuganire ibintu byoroheje. Kandi ni ibintu ubu ufite mu rugo ukwiye gukoresha ushobora kuvuga ati ibintu byoroshye gutya. Ushobora rero kwibaza ngo uyu munsi wa none umuntu wacu agiye kutubwira ngo iki. Wowe urwaye ibiheri ikintu cya mbere nkubujije kumenesha ibiheri inzara zawe ubikanda. Uko ugikanda uri gusunika amavuta ajya hirya no hino mu ruhu ahubwo aho ukimenye uzacunga iyo umenye igiheri bucya kimukiye hahandi wafatiye ukanda hahita haza ikindi. Rero niyo mpamvu nakugira inama ngo wihane. Ndabizi iyo urwaye ibiheri ugira amatsiko yo kubimena, nanjye nyibirwaye najya nkunda kubimena kuri ugipyonta nyine ukabona utuntu tw'umweru turaje ushiduka byarakugize chronique, ndetse hari n'igihe ubona umuntu niyo mwaba mutaziranye kumva wamumenera uduheri. Ubwo rero inama ya mbere nakugira banza ubyibagirwe, ubundi wibagirwe koga amazi akonje mu maso cyane. Ntago ari meza, wakwiye koga amazi y'akazuyazi mu maso. Icyakangahe wibagirwe kwihanaguza amasume, cyane cyane isume tuba dukoresha ku mubiri hose si byiza kwihanaguza mu maso. Paper towel n'udupapier hygienique turahari two mu maso twabigenewe. Nakubwira ngo ibintu bijyanye n'uruhu rwo mu maso ruravuna cyane cyane ku badamu bitewe n'ukuntu twagiye twiyangiza n'amavuta. Umuntu akakurangira amavuta ngo aya ni meza ugahita uyanyarukiraho ugashiduka uruhu rwawe rwagize ibibazo. Ubwo rero ushobora kwibaza ngo iki uyu munsi rero ndi kuvugana n'umuntu ufite ikibazo cy'uruhu urwaye ibiheri cyane cyane. Noneho rero ikintu ngiye kukurangira ikintu gishobora kugufasha ku ruhu cyane cyane ushaka kugira ngo ruse nk'urwiyuburura haza uruhu rwa kabiri. Kwiyuburura urabyumva kwa kundi uruhu rushishuka rukeruruka noneho hakazaho uruhu rwa kabiri. Uruhu rwa kabiri rero kugira ngo uruzane ni ibintu ugiye gukoresha. Nge nakunze kubikoresha cyagiye maze gukira ibiheri nibwo nahise ndukoresha kubera ko urabizi uruhu ruba rusumbana bitewe na za nkovu z'ibiheri biri kugenda bikira. Ariko iyo bimaze gukira hari ukundi kuntu ushobora kubigenza ukivura gute. Rero wambwira ngo ushobora kwivura gute? Ushobora kwivura mu buryo bwo kuzana uruhu rwa kabiri. Ngiye kukwereka mu buryo bwiza kandi bworoshye mu bikoresho usanga tubana nabyo buri munsi mu rugo ariko utazi icyo bikora. Rero ndahakubereye ngiye kujya nza nkubwire buri kimwe cyose atari ibyo kurya, atari ibyo kugira ute, ahubwo ushobora kubikoresha mu kwivura mu bijyanye n'uruhu. Amatsiko ubu yabishe yabarangije kandi undi umukobwa ugiye kujya ku kazi nimundebe gutya ngaribwo nibyuka nyine mbana ariko mba nabatekerejeho mba ngomba kubanza nkabitaho mu by'ukuri. Uyu munsi rero ndi gukorera aha hantu hanjye njya ndangara njya numva ikintu gikubise nkahita ndunguruka ariko nyine nta kundi. Mu gukora uruhu rero cyagiye ushaka uruhu haza uruhu rwa kabiri, baking soda nayivuze igihe kirekire. Narababwiye ngo ngiye utuntu twose nkoresha usanga nufite. Iyi ni baking soda. Iyi nore mujye muri udukoresha ariko kuno umuntu yicarana dukoresha. Ntukajye mukoresha ibintu byo bakoresha aho mu gikoni ngo mubikoreshe mu maso. Mujye mudahaho mushyire mu tuntu twabigenewe. Uragenda ukagura nk'utu ducupa ukajya ubishyiramo cyangwa ugashaka utuntu bigabangabanyirizamo kugira ngo wo kuvanga ibintu byo mu gikoni n'ibyo mu maso. Nge rero ndadukata nkagenda nkuraho utwo ngomba gukoresha. Aka ni isukari ya brown ariko ni isukari y'umweru wayikoresha ariko nge nakunze iya brown ni matira ukuntu nifata. Ibi bintu rero uri gushaka uruhu uko rugaruka bwa kabiri, hari ibintu byinshi muzagenda mubona tugarukaho kubera ko bifite umumaro ku ruhu. Noneho biriya bintu urabifashe uvanzemo honey, ubuki uri kugarura uruhu rwawe bwa kabiri. Uzafata akayiko k'isukari
ufate akayiko ka baking soda, ufate ikiyiko cy'ubuki, nurangiza ufate n'indimu. Indimu yo ntago nayizanye, sorry murambabarira nayibagiwe. Ufate n'indimu, ikiyiko cy'indimu, ikiyiko cy'isukari, umutobe w'indimu, atasiyo umutobe w'indimu. Warangiza ugafata baking soda, ugafata n'ikiyiko cy'ubuki. Ya ndimu dore ngibi nyine nzajya mbibereka, ntago nzajya ngira icyo nibagiwe n'indimu, ariko ndazifite. Indimu harya indimu ikarishye, indimu ibikarishye nyine urayumva itari orange. Ukabishyira mu kantu, warangiza ukabikoroga. Wamara kubikoroga umaze kubivanga, ntago ari ngombwa ko ya sukari isungunuka ikarangira, ariko nta nubwo isungunuka ngo irangire, ariko kubera haba harimo indimu yihutisha gusungunuka. Warangiza ukabifata ugakuba runo ruhu rwawe rwo mu maso. Ntago ukuba cyane, ariko ntago uhita ucya ngo uhita uba kiriya ku maso, ahubwo uba usa n'umuntu ukuntu wagize ute, wabaye ukundi ukuntu uruhu rwabaye nk'urwijima, ariko birafasha cyane. Ni umuti mwiza cyane. Mbabarira rero wowe uri kwiyitaho wivura uruhu rwo mu maso, ukore biriya bintu nkweretse. Ni iby'umuti, ni iby'agaciro. Navuga isukari, baking soda, vuga n'ubuki. Ibyo nibyo niba ari scrub, ni scrub yo ku ruhu, uruhu rugashishuka rukiyuburura. Nabiberetse ubwo ngubwo. Niba utari bubibone neza, nzajya mbigenda mbivanga mu dufoto kugira ngo ugende ubibona. Nyemerera ngushimire rero wowe twabanye, tukaba tugejeje ku mpera y'iyi video. Ubwo haryoha uraye, dukomeze dukurikirane, nimukajye mucikwa n'ibiganiro byacu. Mwabonye kuri DGTV show hariho ibintu nyine bitandukanye biri kuba hirya no hino, inkuru, ibiganiro byose. Ndabashishikariza kubyumva, kandi tujye dukora share no ku bantu bacu kugira ngo two kwiyitaho twenyine, twese turushaho kuba beza. Ndabakunda cyane rero. Muri no minsi murabona ko bansutse, reka data umukobwa yabaye umukobwa. Ndi kujya ku kazi none natarwanye na za njwi zanjye z'umusatsi za naturelle, murazizi ukuntu zivuna. Dukomeze tubane no muri video z'ubutaha. Bye, I love you so much.